Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Abaturage batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda baravuga yuko kwishyura ubwisungane mu kwivuza byabananiye ndetse babarizwaga mu cyiciro cya mbere, ubu bakaba barashyizwe mu cyiciro cya kabiri. Bagiye kwivuza bagira ngo bari mu cyiciro cya mbere, bahageze kwivuza biranga, bikaba bimwe mu batuma barwarira mu rugo cyangwa barembera mu rugo, bikaba byabakuriramo ingaruka zo gupfa. Ni mu gihe abantu abaturage bavuga yuko babuze ibihumbi 3 byo kwishyura mituweli, bakaba bari gusaba inzego z'ubuyobozi basubiza mu cyiciro cya mbere bakaba bakwishyurirwa mituweli, kubera yuko aho bari ndetse naho bageze mu kigero bagezemo babuze ubushobozi. Bavuga yuko no kurya ari ikibazo. Turagaruka none mu karere ka Nyamagabe aho abajura 3 bishe umuntu bamucapuye telefoni barahangana birangira bamwishe. Turagaruka ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA ndetse kigiye gusohora indangamuntu koranabuhanga. Ndaza kubabwira muri bimwe bigize inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro, ndetse inama yateranye yiga ku bibazo by'abaturage cyangwa gusubiza abaturage mu cyiciro cya mbere. Ndaza kubibasubiriramo mu buryo burambuye. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ubwo reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Mu karere ka Kamonyi abaturage baravuga yuko bahangayikishijwe no kubura amafaranga yo kwishyura mituweli, ubwo babarizwaga mu cyiciro cya mbere, ubu ngubu bakaba baragikuwemo ubwo bahinduraga ibyiciro. Aba baturage bakagaragaza yuko bakomeje kurembera mu rugo kubera kubura amafaranga yo kwivuza. Bamwe mu baturage bagaragaje yuko abakuwe mu cyiciro cya mbere bashyizwe mu cyiciro cya kabiri kandi nta bushobozi bafite bwo kwishyura mituweli, bikaba bimwe bituma barembera mu rugo cyangwa bakaba bashaka izindi serivisi z'ubuganga bakaba bazibura. Bamwe bazindukiye ku bitaro kugira ngo bajye kwivuza, basanga bari mu cyiciro cya kabiri ntago bishyuriwe mituweli, nibwo kugaruka mu rugo barembye batangira kubahirira bya bindi bita imiravumba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bivuza mu buvuzi gakondo. None turagaruka ku baturage cyangwa ku bayobozi b'imikuru b'imidugudu bariye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli. Mu karere ka Kamonyi nanone hari umukuru w'umudugudu wariye amafaranga ya Nyirahabimana Jeannette y'ubwisungane mu kwivuza, ubwo yamuhereje ibihumbi 9 by'abantu 3, ubundi arangije agiye kwivuza asanga niyishyuwe mituweli. Nibwo uyu mumama yagiye kurega ku kagari, ndetse areze ku kagari asanga amafaranga yiwe ntabwo yigeze agera ku kagari, mudugudu yarayariye. Nibwo guteranya inama akagoroba k'ababyeyi, ndetse uwo muturage aregamo umudugudu. Kuregamo umudugudu, ubwo mudugudu yaratashye mu masaha ya nimugoroba, mutegera agiye guhaha aramukubita, ndetse uyu mumama ajyanwa mu bitaro. Bakora iperereza basanga ni mudugudu wamukubise kubera yuko yamureze mu ruhame yuko yariye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ubwo ndavuga mituweli. Uyu mukuru w'umudugudu rero icyaha kikimara kumuhama bahise bamujyana mu bugenzacyaha RIB, bamushinzwe gukubita no gukomeretsa. Igihano gihanishwa igifungo cy'imyaka 3 gishobora kwiyongera kikagera ku myaka 5 iyo wakomeretse yangiritse bihagije, ndetse n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni y'amanyarwanda. Uvuze yuko n'umuturage yavuze yuko aya mafaranga kugira ngo ayahe mudugudu yaraje arimo avuga ngo abantu basigaye batarishyura mituweli nibamuhereze amafaranga ajye kwishyura mituweli. Birangira amafaranga yishyuye rero, ubwo arangije arwara malaria agiye kwivuza. Rwose ahageze asanga nago ari muri system, nago arishyura. Bisobanuye yuko rero umudugudu aya mafaranga yariye. Nibwo ubuyobozi nk'umurenge cyangwa nk'akagari, umuyobozi w'akagari ariwe gitifu, nibwo yabwiye umumotsi aravuga ati rero wegeranye abantu bose baze mu kagoroba k'ababyeyi tuze kuganira ku bibazo by'abaturage, turebe umwanzuro cyangwa turebe icyo twafata. Nibwo rero uyu mumama yahagurutse arega mudugudu. Kurega mudugudu niko rero mudugudu yahindukiriye akubita uno mugore, bimuviramo ingaruka. Nongera kwibutsa abantu batatanze mituweli mu mwaka wa 2025, mutange mituweli. Burya indwara nago iteguza, isaha n'isaha indwara irakwataka ukahita uremba, cyane cyane iyo ufite mituweli. Hari igihe mituweli yawe irangira utarwaye. Harimo bavuga ngo ntanga mituweli ariko mituweli irangira ntarwaye. Rwose buriya y'umwaka urangiye utarwaye, jya umenya yuko ahubwo Imana iba yakurinze. Hari igihe udafite iyo mituweli ahubwo ukarwara ukibaza nimba aho uzakura amafaranga ya mituweli
cyangwa ukajya kwivuza biguhenze. Bivuze ngo rero mwishyure umwaka w'ibihumbi 2026 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2025 abantu baticiyemo mituweli, mwishyuremo mituweli kugira ngo mutazarembera mu rugo. Ndetse nongera kwibutsa abanyarwanda bashishikariza kujya bakurikirana gahunda za leta, kubera yuko murabizi ko umuganda rusange n'umunsi wakorewe mu rugo. Murabizi mwese yuko umuganda rusange wo kuwa gatandatu usoza ukwezi wakorewe mu rugo, ni ukuvuga ngo abaturage bakore isuku mu ngo zabo. Bivuze ngo ibikorwa byo biraza kuguma bifunguye kuva saa 12 kugera izindi saa 12 za nimugoroba. Bivuze ngo ntago bari buze gukinga. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye baca kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ye mwari muri kumwe mu makuru nitwe nkorogoto bakora rugakonkoma, ndetse we wakoze subscribe uruwa gaciro. Ibyo tugezeho no tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Warakoze cyane, turabakunda cyane. Imana ibarinde bahereze ubuzima buzira umuze. Ngiye kubabwira ngo weekend